ako kanya umuntu arayitegereza afata rwa ruhiri nayo iratambura afata nta bintu wamenye aha nta bintu byo guhondana ku mutwe gusenga Imana yo mu ijuru ntacyo bitwaye ubizi neza icyo nicyo ibyo bazavuga ntabwo bizakubuza gukomeza urugendo kubera ko uvurira hasi nawe ujya hasi reba rirasenga iby'ikuzimu ntabwo nyumva kandi iby'ikuzimu ubwicaye ntacyo bitwaye ikaba ijya kwisobanukirwa nta kibazo nibavuga neza ariko iyo unyura hasi wajya nimumwikirize kubera ko yibutse umugozi Imana yaciye abavugaga ndarasara hari igihe ugenda kuri banki ugasaba igishoro cyo gucuruza ariko waba urangayeho gatoya ibisambo bikaza ugasubira mu isuka umuhanuzi witwa Yesaya arangije ahagarara ku musozi w'iteraniro arahanura aravuga ngo nimwitegereza nkabona isi igiye kuzavukamo umwana Yesaya mumbarize ngo kuba Yesaya yarapfuye byabujije Yesu kuvuga ngo kuva ibivuze ibindi yewe n'ibindebe Haleluya umwana yibereye mu mugongo weretse ku mugongo wanjye ntacyo uzaba ikintu kiri mukomanda w'umubwire ngo kuva uri mu mugongo uzaba raheka kagenda ugize ute urahetse ibigendanye no gutsikira umwana ntacyo bimubwiye yibereye abavuga Impanuro TV, ishakiro ry'amakuru yizewe.
badakurwamo n'isengero. Muha amakuru yiza umubwira ngo abadayimoni bose ntabwo babasengera. Ariko tuzabona ibicyubahiro. Biga tugera mu mwaka w'Igatabo yaterwaga n'abadayimoni basenga bikabibyusha, ariko bagahamagara umugabo witwa Dawidi mwana w'Usawu w'umugeni akazana inanga, yarangiza akavuga ngo nimumvugire Imana. Imana ikura mu ishyamba, Imana itanga agaciro, Imana zamura haleluya. Abadayimoni bakibwiriza. Bibiri ikatubwira ijambo rikomeye ngo umwami akaba amahoro. Mukomanga mubwire ngo kuba amahoro. Kongera abantu batatu babwire ngo kuba amahoro. Abantu batatu bahongera basuhuza ubatore ijambo babwire ngo baba amahoro. No mu bikomeye baba amahoro, mu bibagamburuza ariko baba amahoro, mu bibatesha agaciro baba amahoro, kubera ko mu gihe hari Imana ihindura, hari Imana itanga ubuzima. Zamura haleluya. Haleluya, haleluya. Ayo masiri.
bamutekerejeho biragenda ariko ntacyo noneho reka ibintu ukuntu bibaho ukuntu nategereze ku meza ngira ngo hari amasorori ntuhabone ndayabuze ejo bundi hasi urumbaza umukozi ese noneho yagenza agatuba kuko ndebera ubundi ibiryo noneho umukozi namubaza ise byagenza ntabwo arangati rwose gucana iriya baze ngiye byarananiye none nibajije kubwira ngo bose ngo ncanira gaze ubu k'amakara yashize ubu ukabona uko babitinyuye ubusa bari kuyigucana ari kugara amakara wowe ndakwicana njya kuyakugurira ibintu nahuriye nabyo byari ibintu bikomeye ngera ahantu bacuruza amakara usanga abantu batonze ku makara n'udufuka dutoye yewe ndashaka ya 300 ayamubwiramo ikaka mbona aragiye n'agafuka nanjye bahagaze aya nta makuru n'imana yasimburuza abantu nanjye ndababwira ndashaka amakara wowe si bakora yanga ndagura umufuka arimo yumvira ahari umukono w'ibintu byagenda nta mufuka nari nitwaje ariko ashaka kabiri ntabwo nari bwikorere kuko ibintu byo kwikorera hari imyaka isizeho abandi bazi babaga ni mube muretse gatoya haleluya amen bareba umufuka usa neza kugira ngo utangize ubutwaye bahita bareba n'umuhazi bamushyirije mbajije ndababaza ariko umufuka ugura ngaho ugura amafaranga 400 nibuka ko hano waguze amakara ya 300 kandi yizanira akayatwaraho ariko jya nguze amakara bampa n'umufuka w'inyongezo nyine bampa icyo nyatwaraho barangije bampa n'uwo kuntwaza mumbwirira ngo Imana igukure mu buzima utuma ugenda ku murongo igushyire mu buzima bwo kuba gutwara umutima ndavuga ni harimo abantu bagowewe kandi nanjye kugorwa bivuye no kuba we nicyo haleluya haleluya kandi murebe mu maso mwitegereze ushize ubwo ushize amanga umubwire ngo umura siko bizahora mwitegereze umubwire ngo ntabwo ariko bizahora ntabwo ariko bizahora kuko gusuzugurwa ntabwo ariko bizahora bahora bagufata ijambo ubukwe bupfa buri munsi siko bizahora abantu bavuga ngo ntacyo uzageraho siko bizahora murebe mu maso umubwire ngo umura ntabwo ariko bizahora ya siko bizahora ariko nk'uko twahinduranye ngaho rero ngemerera duhaguruke rimwe gusa ntabwo muri buze kongera guhaguruka kereka uza kumva akeneye guhaguruka kwihagurukira hano no kwisanzura kandi murebe mu maso mubwira ati namenye ko uri umukire rero ntugire ubwoba maze kumutera ubwoba Imana ishimwe uziko bigeze gutumira inama y'abacuruzi yewe nari mari nirebera ucuruza inyanya araza ucuruza intoryi araza n'ucuruza imodoka araza n'ucuruza moto araza baricarana ese wowe ucuruza iki inyanya wowe ucuruza iki imodoka disi usanga bose ni abacuruzi mukomangaho umupengo ngo umuna ariko wamata wenda kwibutse fata bibiliya rero dusoma ijambo ubundi mwite twica oya fata bibiliya dusoma ijambo uhagaze
kandi ndebere ko hari umuntu wicaye umubwire ngo kura ubute saranga ijambo ni rimwe rimubwiye hari kuvuga ngo kumva ndetse no kugira ngo utayeze kumvira ko nawe nisuzugura babwiye ko nambaye neza no bisuzugurira shakisha uburyo wahawe ijambo ni rimwe riravuga ngo hagati mu bibazo Imana iraboneka nitegereza umubyeyi umura hagati mu bibazo Imana ibona hagati mu bikurwanya Imana iboneka hagati mu bikubabaza Imana iraboneka muhanurira umubwire ngo hagati mu bibazo ariko Imana dusome tumwa bw'isikoganizwa na Matayo 13 ndetse n'umurongo wa 24 bamusomeye nuko abaciro n'umugani aravuga ati bwami bw'Imana bwami bwo mu ijuru bugereranywa n'umuntu wabibye imbuto nziza mu murima we mva 25 nuko abantu basinziriye umwanzi nawe araza abega urukungu mu masaka aragenda nuko amaze kumera akwera urukungu narwo ruraboneka abagaragu be baraza babaza umutware bati umutware ntiwabibye imbuto nziza mu murima wawe none urukungu rurimo rwavuye ati umwanzi niwe wagize abagaragu baramubaza bati none urashaka ko tugenda tukarurandura n'abatoya ahari nimurandura urukungu murarurandurana n'amasaka mureke bikurane byombi bigeze igihe cyo gusarura mwisarura nzabwira abasaruzi nti mubanze muteranye urukungu muruhambire imitwaro rutwikwe maze amasaka muyahunike mu kigega cyanjye reka tuvuga ngo amen hanyuma Yona igice cya mbere umurongo wa 11 gusa haravuze ngo nuko Uwiteka ategeka urufi ruruka Yona imusozi. Haleluya. Amen. Reka tuvuge ngo amen. Amen. Dahil
Amen. Abantu rero mwajyaga mwumva kuri radiyo cyangwa mundeba kuri televiziyo, uyu munsi munyiboneye ku mashusho rero. Amen. Mushumba nk'uko yabivuze, nari maze igihe mu gihugu cy'u Burundi, nari mfite ibiterane ahantu hatandukanye. Ndashimira Imana rero kubw'abarundi ndatekerezaga gukurikiza umwanya nahawe umugisha kubw'abarundi, kandi nanjye sinabashije umugisha. Ndashimira Imana twiyicaye. Amen. Haleluya. Hanyuma rero itangazo reka ndiguhe. Haleluya. Hagira umuntu uza kurakarira undi, aha ni mu nkuge, kandi mu nkuge ibintu byo kurakara ubusiga iwanyu. Reka kuha amakuru yo mu nkuge. Mu nkuge ukuntu abantu babayeho, Bibiliya yabwiye umugabo umwe iramubwira ngo kandi winjize ibintu bibi, ikigabo n'ikigore. Umugabo aragenda yigerera mu ishyamba, aba yinjiza icyo bita inzoka, ayishyira mu nkuge, kandi abizi neza yuko ahasanze umuntu. Aragenda afata imbeba ashyira mu nkuge, afata n'icyo bita ipusi ashyira mu nkuge. Itonda kimwe imbeba iritambutse, iratambuka inyura imbere y'ipusi, ipusi irayitegereza, ikagiseka, iryinyo ikayishyira ku rindi. Imbeba ntiyakomeza urugendo, ihita ihagarara igenda ibyo yigira, irangije ireka kugenda, ahubwo iragaruka ihagarara iruhande. Yavuga ati rero pusi nkubwiye, nagira ngo nguhe amakuru y'itayane, aha turi mu nkuge, ibintu byo kuryana ntabihari. Ipusi iratuza kubera ni mu nkuge. Inzoka iratambutse yikaraga, mumbwirire ko n'ibyo yakoreye umuntu ushaka. Ako kanya umuntu arayitegereza afata rwa rubiri, nayo iratambutse iravuga ati nta bintu wamenye. Aha nta bintu byo guhondana ku mutwe bihangana. Mumbwirire rero ngo naha turi mu nkuge. Mu nkuge ni umukobwa yicarana n'undi mukobwa wamwiciye ubukwe, kandi ntagire icyo amukoraho. Mukomanga wamubwira ati ngwino twisengere n'ubundi kuroga byarakunaniye. Tuyihereze icyubahiro. Mu rusengero niwo umuntu wakurose akakugira ku mupfumu akakuroga, bagahambira amafaranga yawe ukabimenya, basanga mwicaranye mu rusengero ukibaza ngikubite bigenze gute, ntora amabuye bigenda gute. Ijambo riri mu rusengero, ntibarwana ntibarogana, tegereza bisohoke ibyo bikorere hanze. Mukomanga wamubwira ati mu nzu y'Imana nta kibazo ugira agahenge. Haleluya. Zabura haleluya. Aho kandi najya gutanga Imana twicara imbere n'Imana ishoboye byose. Mubwire ikintu kimwe tutaruzi. Haleluya. Haleluya. Ntabwo ishoboye ikintu kimwe gusa, ahubwo mubwire ishoboye byose. Ishoboye byose. Kandi mubwira ati ntunyiyemereho ikora uko ishaka. Itabaye ikora uko ishaka. Umukobwa w'imyaka 23 arashaka, wowe ufite 47 utarashaka, mukomanga wo guhera kandi disi ntawe ushaka. Niko byaranze, mubwira ngo ikora uko ishaka, mubwira itaha. Imana hanyuma ndashimira umushumba wanyu yambereye icyitwa umugisha. Ni nayo mpamvu kuri izi saha nagarutse hano. Nigeze mbibabwira, ukeneye kwisobanukirwa n'utisobanukirwa, abantu bazagusobanura uko utari. Ni nayo mpamvu ushaka kuba agatanga. Yewe ntajya kumva ngo mpamagaye John, jya ubanza aho kakandi kari imbere kavuga ngo igihe naje gusanga bakora akakanga. Nabibonye nigereye ku kibuga kimwe cy'indege. Haleluya. Bajya kubona ngo niyambariye akazina gusa kitwa Pasika.
ahantu hose handikaho no ku byangombwa basigaye bambaza ariko ibi ngibi bibanza ni ibindi ndavuga ni ibyo nyine kandi mu byubahiro mukomanga mu bwenge bisobanukiwe ntacyo bitwaye bakwisa indaya zikutarizo ntacyo bitwaye bakwisa igisambo zikutiba ntacyo bitwaye bakwisa umupagani ubizi gusenga ntacyo bitwaye bavuga ngo usenga inzoka ubizi gusenga imana yo mu ijuru ntacyo bitwaye ubizi neza icyo nicyo ibyo bazavuga ntabwo bizakubuza gukomeza urugendo kubera ko uvurira hasi naho ujya hasi niko bavuga ngo dusenga ipusi bo basenga iki ariko ipusi itanga akazi ipusi itanga urubyaro ipusi mokomanga mubwire ngo muntu nakurusha ajya wemera reba mu maso mubwire ngo ibintu byakirwa umuntu nakurusha ajya wemera umuntu ari hano ayoboye itorero ringana gutya ngajya ikuzimu wowe tuhicaye ariyo asenga igikuzimu ntabwo nyumva kandi igikuzimu ubwicaye ntacyo bitwaye ikaba bwita kwisobanukirwa nta kibazo niba tuzi neza ariko iyo unyura hasi naguhamagaye urayizi no kubikora zabikora noneho umuhanzi arangije aranakakora barayahembiye ntabwo ari so tugutabara mubwire ngo nijoro mushumbaje amagare genda imana iguha amafaranga y'amadolari nubwo watangiye kuyakira amayero nubwo watangiye kuyakira ariko genda ikomeze yuzuze ibe ikimenyetso cy'uko imana iri mu ruhande rwawe nta kizagenda gushora imana si imana haleluya baragahekije ubutaba wajyane mu mwikiriza kubera ko yibutse umugozi imana yaciye abavugaga ngo arasara abavugaga ngo urapfuye ariko uracyari muzima amurire haleluya kandi namwe mudukurikiye mu online hari igihe ubibashabuka bibi byiza ngo ariko wasinziriye ngo umwanzi nawe araza arabiba hari igihe ugenda kuri banki ugasaba igishoro cyo gucuruza ariko waba urangayeho gatoya ibisambo bikaza ugasubira ku isuka mumbwirire ngo byo ntibirakuba imana ishimwe haleluya ndaga nabizi bibuza kunezerwa rero ntuza kuzana ibintu by'ubutesi ku muntu ahuza n'ubutesi ku mana kuko n'igitetesha igatonesha hari n'ibindi ikora byinshi ndashimira imana nongeye kugaruka rero naherukanaga namwe kuri Zoom turi mu masengesho ndibuka ijambo ry'Imana yatubwiriye mu masengesho rivuga ngo nidukangure Yesu kandi nituze hari igihe Yesu asinzira abantu bajya bavuga ngo Yesu ntasinzira arasinzira akanagona some Bibiliya byo kubwira cyo gushakira mu ijambo muri Luka 20 Luka 8:24 ngo bageze ngo muri no bicirana mu bwato n'abigishwa ngo we agira ati ngako kanya kimara gusinzira mu nyanja hazamo umuhenge ubwato bwenda kurengera yagize gute mumbwirire ngo ajya asinzira ahubwo mukomanga mumariza ngo waba arakanuye cyangwa ari muri muhenge kuba mwinshi ubarangije kuba mwinshi atangira kwitana bamwa bakavuga ngo wowe urukapu rwawe ngo rubitera iyo Yesu yasinziriye abantu bitana bamwa niba rugitiye ubukwe kandi atanakuzi kamwishyiramo kuko wasanze ari kumwe n'umwanzi wawe ngo basinziriye Yesu yasinziriye mu muhenge uba mwinshi ariko barangije barongera baratekereza baribuka ngo uko turi kumwe n'umugabo udasanzwe ngo baragenda baramukangura bamaze kumukangura ngarakangura mumbwirire ngo Imana ikurinde umuntu wisinziriza yambaye mugero ni ku ishuri ndisinziriza akasinziriye iyo umuntu asinziriye iyo bamukanguye arakanguka ariko wisinzirije ntakanguka kurara yewe narisinzirije bari kumbyutsa isaha ya 10 ngo nitugende muri etide we ibitotsi ari byo gusa yakumva numva barakanguye abanyeshuri bose numva baje ndumva ntabwo ako kanya ndasinzira banyeganye sasinye bagira akaboko hariya barangashyize bakagarura
mubwire ko yagize guteye baraza basuka amazi sinayumva umuntu sinziriye amazi ntayumva mubwire ngo kire kubisinziriza baratangura biramba barangije barandika barigendera mashuka yari yatose n'iki ndimuka mva kuri icyo gitanda njya ku kindi kugira ngo nkomeze ibitotsi uzima nari nisinziriye ngo ariko bakanguye Yesu kuko yari asinziriye ngarakanguka arangije arabitegereza ngo nta kindi yabona ngarambura ikiganza ngo umuyaga n'ishuheri byari byihindurije ngako kanya birahosha haba ituze arangije arababaza ngo kwizera kwanyu kurihe reka mubwire niba Yesu wawe yarasinziriye mukangure kugira ngo habe ituze kugira twizamurire icyubahiro rero ntagarutse kandi ngewe sinjya ninda ahangaha wari icyo Imana ivuze akaba aricyo ngenderamo ibindi nkabyihorera Imana ishimwe ndayishimira yarabantuza mu buzima bukomeye mbere yo kugira ngo itangire kunkoresha inkoresha ibanje kuncisha muri byinshi kugira ngo ntazagira ikintu na kimwe nifuza ntabwo ndi buguhanurire ngo ubonye ubukwe kandi utabubonye kuko ndabizi neza njye narashatse abakobwa narashatse ndaza kugira ngo ndi hano nongere unanatereka oya narashatse rero sinjya kuguhanurira ubukwe ntabubonye kugira ngo unde wiyemere yarabanje guhura muri aho ngaho kandi mubwire ngo ibyo abahanuzi bakubwiye ntibakubeshya ni ukuri mukomanga mubwire ngo ntabwo babeshya ni ukuri ibyo bakubwiye ahubwo mwabariza ngo wahuye n'ubundi oya mukomanga urebe gusa umushinga mwabariza ngo wahuye n'ubundi muhanuzi kugiye ngo bahanuriye imyaka 3 irashize 4 nagira ngo bamakura avuga ibyo bakubwiye ntabwo bakubeshya ahubwo ndashaka kubaza wakuye n'ubuhe muhanuzi imyaka irashize 5 6 ibyo bakuze n'ukuri baba babeshya dama nje kukubwira ngo ntibabeshya ahubwo biterwa n'umuhanuzi mwahuye uwari Bibiliya kuva mu itangiriro kugeza mu byacu Haleluya batubwira abahanuzi ko bari ibice bibiri gusa hari abahanuzi bahanura ibyako kanya hari n'abahanura igihe kirekire mubarize ngo wakuye n'ubuhe muri ngaho mubwire ngo ibyo bakubwiyemo aya makuru nyaguhera umuhanuzi witwa Yesaya arangije ahagarara ku musozi w'iteraniro arahanura aravuga ngo nibwitegereza nkabona isi igiye kuzamukamo umwana kandi uwo mwana azaba umwana w'igitangaza cya kabiri azaba umwami gatatu azaba uyoboye isi n'abazutse n'abantu bapfuye azabazura ngako kanya kirihanura Yesaya arapfa mumbarize ngo kuba Yesaya yarapfuye byabujije Yesu kuvuga Yesaya arahanura ahanura ariko afata abonye uwo mwana ariko igihe kirihuta umwana aravuka umugabo witwa Simiyoni ngarangije aramukikira ku biriro bye aramwitegereza abona umwana mwiza aravuga ngo uyu mwana ndi kubona asa na wa wundi Yesaya yahanuye uyu nguyu azakora ibitangaza iyo mwitegereza arababwira ngo wa mwana umwe yahanuye dore nguyu yavutse kandi agiye gutangira gukora ibitangaza Simiyoni ahita apfa Simiyoni apfa atabonye ibitangaza Yesu akora ariko asiga bivuze ngo yazakora ibitangaza mumbwirire ngo iteraniro rimwe iryo nanjye nari mpari mperutse kubibona kandi na Lazaro mumbwirire ngo na Lazaro yari mukomanga mubwire ngo na Lazaro yari muhe icyubahiro Yesu bayakiza mumbwirire ngo ibyo bakubwiye ntibabeshye ahubwo biterwa n'uwabivuze wawe Haleluya nako kanya Lazaro bari kumwe mu iteraniro ari gukora imirimo n'ibitangaza atanga nawe apfuye ageze mu buzima n'abagatumba mwabagabo
abonye Yesaya aramubera aravuga ati Yesaya burya ntabwo wabeshyaga wa mwana wasize uharuye yaravutse naho indukiye rero Simiyoni aravuga ati umwe wateruye bya bitangaza wasize avuze ari kubikora n'ubu ngubu umerutse gusanga ari kuzura umwana akana k'agakobwa ko kwa Yayiro nakirereraga kandi yavugiye amagambo akomeye aravuga ngo n'abapfuye bose nzagenda mbazure ahubwo Yesaya we mwitegura azaza akibivuga ako kanya aravuga ati Yesaya we ceceka Simiyoni yaje kuzamura ijambo aravuga ati ceceka kuko njye barizwi numvise kumva ijambo ryari rivuze ngo Lazaro tumuhereze icyuho ntabwo babyumva avuga ngo Lazaro harababwira ati mvagiye uyu mugabo nzi ukuntu avuga niyumviye ijwi rye ryo ndaryumvise muceceke hagati mu bantu wumva ijwi rya Yesu rikubwira ngo ikibazo cyawe kirakemutse hagati mu bantu benshi wumva ijwi rikubwira ngo hagati reka uzamure haleluya wati Lazaro ntangiza ndabaga ati yewe namwumvise ndagiye arampamagaye ngako kanya Lazaro abarazutse ibi kimenyetso k'ibyo Yesu yavuze no kubikora mumbarize rero wahuye n'uwo hano uwo byabo kandi cyangwa igihe kirekire ariko Bibiliya itubwira umugabo witwa Elisa Betanayeli hagarara ku musozi ari mu mavuta y'Imana akamusumba hanga aravuga ngo ejo iki gihe indego izabigura amashekeri hari igihe uhura n'umuhanuzi uhanura ibyako kanya bigasohora hari igihe uhura n'uw'igihe kirekire agasohoza ibitinda ariko nagira ngo mubwire ibyo bakubwiye byose binyuze mu ijambo ry'Imana ntabwo babeshya tuyihereze icyubahiro cyawe Bibiliya tubwira rero ngo Yesu akomeza gukoreshwa imirimo n'ibitanga ariko ijambo rirambwiye ngo Imana itegeka urupfu mubwirire nk'Imana igutegekere ubwo bagabo mubwirire igutegekere igira ibintu yategeka igira ibintu itegeka nasomye ijambo rirambwira ngo ubutunzi bwacu Satani yamize ngo Imana yo mu ijuru izabungurutsa aleluya ngo natanabuka Imana yo mu ijuru izamukuduza umubyeyi abyarira ameza angana akamubwira ngo abyare mubwirira ngo igitangaza kiza nk'iseseme mubwirira ngo kiza nk'iseseme niba ari ikintu cyatunguye ku isi ni ikintu bita iseseme jewe nigendeye ndi mu modoka nayiteze abantu batatu umugabo yari yambaye karuvati asa neza iseseme iraza njya kubona ngo umushoferi udutwara iseseme iraza kandi afashe mumbariza ngo ari nkawe wabigenza mumbwire ngo hari igitangaza cyiza abantu ntibagikontorore kuko cyaturutse ku Mana abantu bakibwira ngo bashyire igitangaza cyane seseme yitwaje nagiye kubona ngo umugabo atutitaye kuri korubati ngo nabara abantu bakavuga nk'ubu koko nibura niyo yiherera uriherera se bibaho mubwire niyo yatura yawe noneho umva agaciro k'umwana mu nda rero ukwezi kwa mbere kwa kabiri kwa gatatu kwa kane kwa gatanu kwa gatanu kwa cyenda umwana ahita atangira kubwira mama ati ndasohoka byumvikane mama ndasohoka umubyeyi nese ko ibise bitaraza ndasohoka ngiye nshyira hasi aleluya ndasohoka mama ngewe ndasohoka umubyeyi akaba ageze kwa muganga umwana agakomeza atari uzi ko amatari cyageze igihe cyageze ngewe ahana harambiwe aleluya mubwirire ngo ugire ibintu urambirwe ubisohokemo ndasohoka matariki yageze mama ndasohoka icya kabiri mu mubyeyi niyo ari ku gatanda njyewe narabyiboneye akiga ibintu byo kuzana ubutesi adasunika umwana ngo kubera imbaraga nkeya muganga kubera kumvira ijwi ry'Imana rivuga ngo ndasohoka ajya kuzana ibyuma muzi gituma icyumba kiza ni ijambo rikomeye ririmo umuntu uri gutegeka avuga ati ndasohoka aha naharambiwe ibyuma bikanga umubyeyi bakamubwira urasunika umwana cyangwa ntumusunika niyo uvuze ngo hoya ariko umwana bari muri ndasohoka muganga azana icyuma
yarangiza inda akayibaga kubera ari kumvira ijwi ry'umuntu warambiwe ubuzima bw'ahantu. Ubuzima wari urambiwe ubusohokemo, 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 ubusohokemo. Niba Bibiliya yavuze ngo ubutunzi bwatazaburekura natanaburekura, Imana izabumuhuza mu nda ariko aburekure mu izina rya Yesu. Icyuma bakakizana ntabwo batirinda ngo ni uko umuntu akomeye, oya, ahubwo batinya icyo Imana yavuze kiri mu nda kivuga ngo ndasohoka, ukihapanga gusubika umwana icyuma bakigushyiraho, ariko umwana akagira gute agasohoka. Buri cyo Satani yatwaye akirekure natakirekura, Imana iremanura. Ijambo riravuze ngo Imana itegeka urufi, irategeka avuga ngo uruke mukomanga mubere ngo Imana imutegeke. Uhetse ku mugongo wanjye ukundane ukundane urebe ubuzima kagasigira mama ntacyo Imana ibivuze ngo iraguhetse, mukomanga mumbwire ngo kaziti bivuze ibindi n'ibindeba. Mumbwire ngo kuva ibivuze ibindi ndewe n'ibindeba. Haleluya. Umwana yibereye mu mugongo, weretse ku mugongo wanjye ntacyo uzaba ikintu kiri. Mukomanga mubwire ngo kuva uri mu mugongo uzaba Raheka, Raheka, agenda ugize ute urahetse. Ibigendanye no gutsikira umwana ntacyo bimubwiye, yibereye he? Abavuga ntacyo batubwiye, twibereye he? Abavuga ko ntacyo uri kugenda ufite ibibazo, ariko uri mu mugongo ntacyo bimutwaye. Imyenda y'uratera intambwe y'itawa. Haleluya. Mena yuko natikira uri mu mugongo nta kibazo afite. Mukomanga mubwire ngo turi ku mugongo w'Imana. Iraduhetse, iranasimbiza, turi ku mugongo w'Imana. Uri mu mugongo hari ibyo aba arimo guseka, yaba bishaka akarira. Mumbwirire ngo ibindi nta kintu bimubwiye. Hari n'ikavuga ati mama kutihuta ntamenye ko wakubitanye n'igisozi. Mumbwirire ngo uri mu mugongo ntacyo bimubwiye. Mukomanga mubwire ngo ndakwifuriza kuba ku mugongo w'Imana, kubera ko ibibazo nta kintu bivuze. Isaha n'isaha bishobora gukemuka, kuzamuka biranga, ariko uri mu mugongo ntacyo bivuze. Rimwe na rimwe kandi hari igihe bikunda. Mukomanga mubwire ngo turi ku mugongo w'Imana. Kanatambuka we, kanatambuka. Mumbwirire ngo uri mu mugongo, ahindukiza umusaya uko ashaka, areba uko ashaka. Uri mu mugongo baravuga akicecekera, baratwenga agaceceka, baravuga ngo nta byangombwa azabona kubera ko yibereye mu mugongo. Kajya avuga ati n'ubundi sigaye ubishaka, ahubwo uri ku mugongo wanjye. Haleluya, haleluya. Uhetse niba ufite akazi, turakwifuriza kugira ngo ube ku mugongo w'Imana. Ntacyo bitwaye bavuze guzapfa, uri ku mugongo w'Imana, kandi Imana yanesheje urupfu. Ntacyo bavuze ngo ntacyo uzageraho, Imana izakugeza kuri byinshi kubera uri ku mugongo w'Imana. Iraduhetse, turi ku mugongo w'Imana. Haleluya. Y'icyubahiro. Ngerageza ariko twongere tugira icyubahiro bana. Mushumba Imana kumugira
ejo bundi ndi mu gihugu cy'ubuno Imana yarongera iranyibutsa irambwira ngo ufite inshuti nsanga mfite inshuti singiye kukubeshya yewe ndebera mfite inshuti 9 ariko ejo bundi hiyongereyeho imwe ya 10 ubu mu bantu telefone yanjye uko ari ebyiri zirimo abantu barenga 6,000 ariko ubu nyitegereza mfite inshuti 10 gusa zonyine mumbariza ko ufite zingahe kandi iyo bigenze ugeneye usanga muri iki gihugu cy'u Rwanda ndi mu bantu ba mbere 3 cyangwa 4 cyangwa 5 bafite inshuti nyinshi mumbariza ko ufite zingahe hari n'igihe abantu bita inshuti atari inshuti ahubwo mumbwirire ngo umuntu muziranye ntiwaba uri kumwita inshuti Banyarwanda bagataraye inshuti baravuga ngo inshuti murasangira ni gucura mumbarize mu mwarasangiye inshuti murasengana mumbarize muzaho asengerana inshuti murasurana mumbarize ngo waba uzi ahantu haleluya kandi ufite kimwe ntabwo yujuje ubushuti ariko nawe reka mpaturiho amafaranga inshuti yawe Imana imaze kuyampa abantu bajya bibaza ariko amafaranga yakuremo kuri gihe mfite isoko yawe yenga Imana ikuzamura mu rundi rwego kandi ikuze impano yawe Imana ishimwe kandi reka we ntibitindeho icyo nakiyakira niko kayira konyine Imana yasigiye mu komanda w'umubwire ngo nawe ubutaya buvuyemo vuba Imana ishimwe irambwira ngo ufite inshuti kandi kuko ugeze mu Rwanda uretse no kuba waranyandikiraga jya kubona ngo nakuru yawe ndavuga nti koko Mana urabishoboje bwacu inshuti iyo abana bawe babirukanye ku ishuri abiwe bari kwiga kubera ko ari inshuti afata amafaranga yaba atanafite akajya kuri kredi akajya kuri banki akaguza amafaranga kugira ngo arinde abana atabyara mumbarize inshuti ntiyo urayifite ufite inshuti ishobora gusanga uri muri priyave y'urusengero yarangiza ukavuga ngo uyu munsi ndakwishyura kandi iyo ifite urusengero itifite mumbarize ngo inshuti bwira hari n'abantu twita inshuti kandi ari abantu tuziranye mbese ni byiza mfite inshuti wambaye bitanu wahava ahantu hose nta kigenda akaba yakwimya akanakubeshya uzi ijambo akubeshya ngo ahantu hose nta kigenda uramutse ugiye aha mu muhanda akagura imodoka zigenda urebye mu kirere wabona indege zitiruka n'inyoni zitagenda ariko arayakwimira aravuga ngo ahantu hose nta kigenda mubwire nawe utagenda n'iwawe ariko biribuka kandi birihuta tuyihereze twubagiriye Imana zamura haleluya ibintu reka nabuze ukuntu nabivuga kubera ko nabonye hano abantu benshi ari abashyitsi ariko by'umwihariko pasi ndagushimira ibi bintu reka mbivuga gato pasi uriya ndagushimira ni umusore w'umwizerwa ni umusore Imana yakomeje ndabyibuka amagambo yakubwiye wamuhanuriye Mari ndibuka ko nari nasubira ijana ku ijambo rivuga ngo amazi aragura ariko Imana irayahumanuye mba mbyibuka ku murongo uyu musore yambereye umusore udasanzwe mu bukwe niwe wanyambariye yarembera aho ngaho kandi ntakubeshya twamenyanye se mu minsi ngaho duhujwe n'impanuro yumva afite ubuhamya aravuga ati ariko pasi nari ntarabapasita ndabyina arambwira ngo kubwo buhamya ufite umubyeyi bwakongera kubaka ufite umukobwa bwakongera agasubizamo ubuzima kubwo buhamya ufite umuntu bwakubaka yarasenya waje ukamutanga duhuriye ku mpanuro duhita tuba n'ijuru mu bukwe yari imbere gusa kunkunda mu gihe yahuraga n'ibibazo nakiriye abantu benshi cyane bambwira ngo wowe pasi uza ahantu ari uza ahantu ari turamushaka buri munsi ntakintu umuntu aza kubaza ngo bari gutata amakuru bari kugira gute mumbwirire ngo Imana niza ntizaceceka kandi n'ibidafite inzira izabishakira inzira izamurire haleluya yabonye nakoze
aramuzinze arambwira ati mushumba ukuntu ubwiriza mbabarira n'ubundi uzaba wagiye kubwiriza ku nshuti yanjye ejo nzaza nanjye mu materaniro ngira ngo arabesha kumba ari hano rero baguhaye n'akaje yenda kabone ariko duhe Imana icyubahiro kandi murebe mu maso mubwego nta kundi byagenda umuntu namurusha ajya wemera pasuri umurebera hariya ni umugabo ni umusore ufite amagambo y'ubwenge muri we nubwo nari aho ngaho yarambwiraga umura Imana izakugirira neza nyambona hari abantu benshi nakira Imana yagiye ihindurira ubuzima nawe iyo witegereza mupfundikanya mubeshya muvuga ngo iravuze itavuze akajya abwira ayo magambo ngo Imana izakugirira neza nkagira ngo arabeshya uzi ko mu bantu bahanuriye arimo kandi ntiyemera ko ari umuhanuro ariko ibyo yambwira yambayeho ubuzima kugira kandi bantu b'Imana ntimukindure niba Imana itagukoresheje muri aka kanya wigirira abandi ishyari ahari Imana izagukoresha ejo bananiwe icyo udashoboye muri aka kanya si igisubizo cy'uko Imana yakinaniwe ahubwo zizagikora ariko twihereze icyubahiro sinahoze mubwira ngo Satani nakwereka ibintu bibura ujye umwereka ibihari ntavuga ngo uzapfuta byawe umubwirega ariko narasanze kandi Imana itanga umuryango itanga n'urubyaro yizamurire haleluya Bibiliya yatubwiye ngo bicaye ngo barangije ngo umubibyi ajya mu murima babiba amasaka babiba imbuto nziza mu murima Bibiliya yatubwiye ngo basinziriye umwanzi nawe araza arabiba mumbwirire ngo bya bindi byabaye ari uko basinziriye aha mbabizi kugiye kunyumva neza mukomanga mumbwirire ngo nta hantu ubona basinziriye umwanzi nawe akaza akabiba mbashaka ngo tubitware gakeya kugira ngo tubyumvikaneho ndashaka kukubaza nta hantu wagize neza ariko ukajya kubona ukabona bakwituye na uzima gatoya umwanzi yaraje arabiba aho babanye ngo nta hantu yakubiriye Bibiliya tubwira ngo barangije kubiba ngo bajya kubona babona imbuto zameze ariko basangamo ibintu batabibye n'ibyana ni igihe ujya gushaka wamara kubaka urugo rumeze neza ukakira amakuru bavuga ngo basinze inda yawe ntuzigere ubyara uzi impamvu ni umwanzi nawe yaje arabiba Mana ushimwe ujya gukora ujya kubaka wafashe amasengesho urasenga ariko ukimara kugera mu rugo wegewe urugo nduhagazemo ndarubonye hashize iminsi amaso bajya bakavuge arasa n'inyana umugabo akazinduka agakubitamo igishyi aleluya ukavuga ngo ibi bintu ikintu ubundi byaturutse hehe akibagirwa kwambika impeta yewe umugore namwambitse impeta nkajya avuga n'amagambo menshi mukomaga mugenga ariko barayavuga we barayavuga gusa aho byaturutse igihe wari usinziriye umwanzi nawe yaraje arabiba bigereranya nkaho ujya gusaba kereti warangiza ugatangira gucuruza igihe kikagera ukabona niba wibuka ngo baje guteza cyamunara mu yandi magambo washatse ibyo gukora ushaka n'amafaranga urayabona ariko umwanzi nawe witwa inyatsi araza arakubibira uko ukora arayajyana none ugiye kubura amafaranga ubure n'icyo wakize mu ngwate usigarira ubuzima umwanzi nawe yaraje arabiba mubamanyireho urebe mu maso mubariza ngo nta hantu yakubiriye we bantu bari wamurayi washakishije ibyangombwa byo kujya i Burayi muri icyo gihugu wagiyemo kugira ngo ni amahoro uhageze ibyangombwa warabibuze ubayeho mu buzima bwo kwihisha ariko ugerageza ibyangombwa wari wabibonye pe ariko umwanzi nawe yaraje arakubibira nicyo gituma uri kwangara ubuzima umwanzi nawe ajya abiba ariko murebe mu maso mubwire ngo nta kuba utagize ahantu yakubibira ngaho tuyihe icyubahiro icyubahiro kizamura kizamura
kuvuga ngo niwe yagize atyo baravuga ngo ariko ibi bintu tubirandure tubikuremo rangije arababwira mu bwenge n'amatoya ni mu birake bikurane niyo mpamvu turana n'uburozi ukuroga ntumwimuke nawe ntakwimuke mukagumana akita uwa mbere akita uwa kabiri mukiri kumwe kandi mwumvire Imana ntabwo imwica kaguhekura bizinesi yawe akayifunga rugo rwawe akarufunga bana bawe akabafunga ariko ntapfa Bibiliya ivuga ngo bareke babane nicyo gituma ubana n'umuntu kwanga kandi mukabaho mukomanga mubwira ngo muzabaho ahantu mwatuye kubibi ariko hashimwe Yesu ujye ubasha guhindura amateka muzabona icyubahiro ongera kandi icyubahiro kizaba zamura haleluya ibintu umushumba yavugaga ndamukunda ari mwiyereko yewe igihe kimwe umwanzi nanjye araza arambibiri niyubakira urugo n'umukobwa nkunda mukunda cyane turanabyara umwana umwe ageze mu mezi 9 ndabyibuka disi umwanzi nawe araza baba mukubise ikirozi ariko abantu bararogawe mushobora abantu barashoboye natwe abahanuzi turashoboye ariko komanda ubwire ngo abantu bashoboye bikeya jewe ni umugabo umudamu wanjye ari gupfa nabuze ikintu namufasha kandi naramubwira ndakunda uri sawa umeze neza ariko ari gupfa buri kintu namufasha kandi ndi umugabo araza afata amatwi yanjye arayitegereza yari muri koma atabasha kuvuga amaze iminsi 7 ariko yumva arandebuza arangiza arahurura agahanga agashyira ku kandi akajya yasama umuntu agavuge ijwi ntirisohoke kubera ko ururimi rwuzuye mu kanwa nkabona ari kuvuga yari imazunaga ibintu ari kuvuga ahubwo ati si wowe wanyoye siwe wayagutse impeta ni njyewe rwose siwe nabyariye umwana ni rwose ni njyewe none se ko ndi gupfa nkiza abura ikintu nakora mumbwirire ngo hari n'igihe amafaranga uba uyafite akabura icyo akora uri mu kigeragezo ariko tumusibira Imana hagati mu bibazo Imana iraboneka hagati mu bakurwanya Imana iraboneka hagati mu rupfu Imana iraboneka ntabwo ari icyo bizakora ubonye umwana ndamuheka neza ubuzima naramuhetse ryo mu mugongo wanjye wahetse umwana imyaka irenga 4 imbaraga hina nabo nakubita ikigeragezo mubwira agafoto gakurura kumva ukuntu nari meze kurura agafoto mbetse umwana wanjye w'uruhinja najishe binakomeye ukurura agafoto ndi gufata ibitaka ndi gushyira ku ntumbi y'umugore wanjye vuga nti igendere kagahinda kavuga agiye heze papa igendere mbetse umwana habuze n'uwamufasha mukubitira mu mugongo ngahantu baragukunda mukomanga mube ngo nibe nawe ariko duhereze icyubahiro Yesu iyo abantu bakwanza bakomeza bakagukunda abantu bakurwanya akakurwanirira abantu bagukoze isoni akaguhisha muzamurire haleluya ndababara umwana ukomeza kumurera niho ari ubwenge bwo kumugaburira agahaga mbere ye niyo mpamvu kumenya ariko icyatumye nkomeza gukunda ibiryo ubu ndabikunda n'ubundi dutaha nabyo ndabirya kandi nta kintu mumara nabonye umugabo nkurikirana njya kumubaza inyama ngomeze nirire tirire abantu bajya babanga inyama zitera ibibazo mumbwirire ngo izitera ibibazo nizo wabuze ifiriti ntuzongera kuyiryango itera ibibazo mumbwire ngo ifiriti itera ibibazo niyo wabuze ariko iyo urya nta bibazo itera niko njyewe genda simbuka nkagenda abyinira Imana ngo ndeke uzikurinda Mana we amina haleluya kwandika inyama
ahubwo tuyihe icyubahiro mukomanga mubwire ngo n'indi itarakora igiye kubikora. Hanyuma wa mugabo we numvise Imana ivugana nanjye ngo iguhaye kampani. Urareba hirya ndeba neza none se avuga kuvugana nawe ndaza kuvugana n'umuntu nawe akareba ntabwo ngende b'imirare ndeba neza nuko madamu yambwiye nubwo madamu yambwiye cyane na miriwari yambwiye ubu nifitiye miriwari mushumba iyo muri salo iyo mu cyumba n'iyo muri dushe noneho njya koga amazi nayafungura amanutse nkajya nanareba miriwari umuzize cyane miriwari n'umuzigo ariko mumbwirire mugure n'akamiriwari ko mu mutima aka niko kagiye kuba ikibazo rero. Iyo ufashe miriwari mwa bakobwa mwe n'abamama n'abagabo n'abasore miriwari nta kintu kindi gufasha ni ukukubwira ngo hano washokoje nabi ukongera ukabigorora ni ukukubwira ngo wisize nabi ukabigorora ni ukukubwira ngo nta karabero kariho kari uruhande rumwe ukongera ukagashyiraho mumbarize mu gitunga n'akamiriwari ko mu mutima kavuga ngo ahangaha ndi kubonamo ishyari ahangaha ndi kubona uri umunyamagambo aha ndi kubona uri umurozi aha ndi kubona uri igisambo aha ndi kubona utagiye kwitira inzira aha ndi kubona kwiga haba harimo Imana ukumva muri ako kamiriwari kakubwira ngo ishyari mu rusengero bantu rihana kubona gusohoka mu nzu uko Imana uko miriwari kubwira ngo siga karabero neza ukwiye no gutunga kamiriwari ko mu mutima kavuga ngo ishyari rekana naryo ntawe ujyana ishyari mu rusengero ubusambo uburaya Imana iwanga kamiriwari ko mu mutima mumbariza ngo nako kamiriwari bakagira usohoka mu nzu ari kuvuga kumva ngiye kumuvuga ndamuvuga n'ibyo akora n'ibyo adakora ndamuvuga umva mumbwirire ngo nta kamiriwari warebye numvise Imana ivugana nanjye ngo iguhaye kampani kandi iguhaye kampani ntabwo ari iyo kumenyekana mu gihugu gusa numvise Imana ikumenyekanishije mu bihugu ndetse n'ibihugu kuko numvise Imana ivugana nanjye ngo irakwaguye kandi iguhaye amazu yo kuhaba numvise Imana ivugana nanjye ngo hari ibintu yubatse bifatika birengeye n'ubwenge bwawe kandi mbonye bimanuka vuba ntabwo ari ibya kera ahubwo Imana irabikoze mu izina rya Yesu. Hari ikintu Imana yaguye gusenga abagabo umuntu waba ufite ikofi nayifate mu ntoki ikofi fata ikofi yawe ubaze abantu mufite amakofi mu nzara ufite ikofi Imana yagushuye kofi yawe ifata neza ibunge neza mushumba mu bintu Imana yabishuriye. Aleluya. Imana yavuganye nari nakomeje kwibaza abantu ngasenga iki. Imana yavuganye nanjye nze gusengera amakofi y'abantu ariko nirukana umwuka wo kubika ibintu ahatarabugenewe. Kofi yawe yigira kudatuma kofi ifate ifate neza ariko nshaka kureba nawe ikofi muri kwitegereza mu kayire urabona ukuntu igiye reba ukuntu igiye Imana yamushuye na kibona rero ukuntu izi kofi zibwimbi kwitegereza mushumba n'ibishurirwa Imana y'abana witegereza ugasanga iyi kofi murajya witeka Imana yo mu ijuru nta bihumbi 500 wasangamo ariko reka kubaza ikibazo kimwe
uwaguhereza amafaranga 500 wabishyira muri iyi kofi bikajyamo kubera iki irabitse ifite ibintu bitse mumbarize ngo ibitse manini oya kugana n'uwo muri mumbarize ibyo bitse manini amafaranga naza arajyayo bafata ibintu bakabibika mu bubiko bwabyo. Imana yashaka kumanura ibintu byo kubika muri iyo kofi igasanga ikofi iruzuye nta kindi kintu cyajyamo kandi iby'umumaro biraza Imana igasanga wabitse ibitagira umumaro mumbarize ngo iyo kubitse n'iki ngibye cyane wambaye 2,200 n'abantu mbabwire ikofi ntabwo ari iyo kubikamo tapandigo mumbwirire ngo tapandigo igira ububiko ntabwo ikofi ari iyo kubikamo hari akantu ukuramo simukadi ngo ugashyiremo ntabwo ikofi ari iyo kubikamo urupapuro randirodi yakwandikiye ngo uzajya unyishyura kuri 3 kandi urebye muri ayo makofi urasangamo udupapuro tudafite icyo bita umumaro ngo wishyura kuri 3 wishyura kuri 7 ngo udupapuro nitwo umuntu abitsemo n'utwo nimero zo muri gereza ngo muri gereza bamuhaye uzasuburize ba runaka mu yandi magambo umumbarize mubwire ngo iyo kofi bwinde n'iki none ikofi wamaze kuyuzuza ku bubiko bwawe bwuzuye Imana ikuzaniye iby'umumaro urabibika he n'abadamu muzabamamagarire bakandika ku dupapuro 4 nitwo tubitsemo kandi tubika neza pe ndetse n'ikofurana tugendana ikofi mbese yagusuye inimero zabo muri gereza inimero abo mwasangiraga mu kabari mbese utwo dupapuro nitwo tubitsemo mumbarize ngo Imana nikuzaniye iby'umumaro urabibika he kandi ubamoze abadamu namwibagiwe fatisha kofi yawe iyo sakoshi niyo kubika ibisokoza na rabi sakoshi zirimo icyo bita ibisokoza n'icyo bita rabero n'agafondo bwite mbese sakoshi irabwite ariko irimo rabero fondo bwite kandi ibyo bintu bibitse ibirengeje amafaranga 20,000 umuntu wakubwira komereza 5,000 ntayo ufite ariko isakoshi iruzuye Satana akavuga ngo wowe bikamizo nimero bikamutwa n'ipapuro uranaduca neza niyo kanza kujya ukazinga neza ukazinga mpaka ikofi ibyibye mpaka isakosi yuzuye ariko iby'umumaro ko bigiye kuzura bibika hehe mubwire ngo Imana ikuguranire aho rero nagira ngo sabe umuntu uri hano ahangaha ni ikintu reka Imana yagusura reba ikofi yawe urebe nk'ikintu kidafite umumaro wabitseho ubona nta kintu kikungura nta kintu kikumarira ugikureho ukirabe kandi ibi bikora ubyizeye utabyizeye wowe ubikumanika wawe wibaze ibi bintu mbitse muri iyi sakosi wiye kubigendana mu isakosi reka n'ibintu bidafite umumaro wakira ibifite umumaro iyo twaje hano kandi nta kindi kintu gitanga iby'umumaro Yesu niwe utanga ibintu by'umumaro abandi baradupfundikanyiriza reba mu ikofi ibintu bibyimbyemo bishobora no kukugurira amazi ibintu biri muri iyo kofi bishobora kukwishyurira inzu bishobora kukwishyurira amazi yo kunywa bishobora gutuma utwishyurira urusengero bishobora gutuma wishyura interineti ibi biri muri iyo kofi rebamo urebe ibintu wabitse kandi ugafata benshi uwakureba yagira ngo urayafite tuntu tw'udupapuro kuba nabo muri gereza wabarekanye Imana
bikuyeyo urashaka guhamagara ubwo rero uzongera uhamagara nanjye naragarutse muri gereza irangamuntu umumaro ujye gushaka ikintu waba ufite mu ikofi ubona kidakwiye gutwarwa mu ikofi impapuro zo muri gereza nawe rero ikintu kidimye mu ikofi yawe bakizemo nawe ubyibaze nk'umugabo ukwiye gutunga ikofi byindemo ibintu by'ibipapuro ikwiye ibipapuro by'abanyishyuza gusa baguhaye itariki ukwiye kuba ari kubikamo kwezi tekereza muri mwababyeyi mwe tekereza muri baga yawe uyirebemo wowe ubifitiye uburenganzira wibaze ukwiye gutwara ubundi izishakosi mwababona mwe nkawe w'umukobwa ishakosi uyitwaramo utuntu twenda twacitse ishakosi uyitwaramo utuntu nk'utwo agatambaro hagati ishakoshi bayitwaramo ubutunzi mwabakobwa cyakora amashakoshi bane n'ababyeyi bayitwaramo ibintu bigendanye n'ibyaba ariko uri umukobwa ari ku gishakoshi kiraremereye kandi harimo na perikenda harimo na fondoti 7 harimo na parufe 6 mbese urabigenda mwumvire n'ibyo birakwiye Mana yabisuriye yabwiraga abantu bafite mu bubiko bwabo bafite n'ibintu satani yabashukishije akababwira ngo ibintu bifite agaciro Imana yashaka kukurekurira iby'agaciro igasanga aho ubibika haruzuye ndashaka no kongera gusengera abantu bari hano ufite pasiporo ndaza kubasengera uyifite hano pasiporo wari ingendo nabo Imana yasuriye ibwira ko hari ingendo zigiye gufunguka byari byarutari pasiporo zasiga Imana ikorera ibintu byose cyane ubundi nawe utaha yavuganye nanjye abazifite aha ngaha byo gusengera ibintu ndabizi niyo igiye kukujya imbere igenda ikora byose utambuka uko watambukaga numvaga ijwi ry'Imana ribwira ngo mumbwirire ngiye kumugenda imbere kandi ntabwo magenda nk'abantu Imana igiye kugenda iringaniza utambuka nta bintu ugiye gusimbagurika ahubwo ugiye kugenda ahatunganye kuko igiye kukugenda imbere ikuringaniriza ahataringana Imana ibyo byose barabikora ndahemukirwa ndababara nsumba kugahita kose urakaza ubu narinde kubwira kuri izi saha mu rugo iwanjye haryamye afande umukobwa twashakanye na afande kandi baravuga ngo ngiye gupfa ndapfa mbitundinda si noneho ubu rero buratekanye udaga gukubitwa n'abantu nakwiyukiye se nkabwira afande ahantu nageze banyirukanganye ejo uzahanyura abo bibuke ejo uzahanyura ujya ku kazi nabo bibuke hano mbega iyo ni imirimo y'Imana kandi ujye ubikura urubyumve ntugaseke gusa jya ubikura urubyumve kurura yafoto mwese umwana ni ku irimbi ariko kurura n'ifoto ndi mu gisari wawe hari afana bikurure bigenda ntabwo kubera pasuriya yarahari utaraza mu bukwe yamukurikiranaga kuri televiziyo mu rugo cyangwa bakurikirana kuri televiziyo fata yaragikuriye akayinywera mu rugo Imana ishimwe ntabwo ntibavuga ko zitwa n'inzara ubu ndongera kwitwa n'inzara dufite isoko duharira ufite isoko amavuta yahenza kurangana ngo bitatu kandi niyaho ayagura litiro ari na bitatu ni yayandi nyine ya karite yayo none ngo guhamba kuri twebwe dufite ya karite ya mbere kandi twishyura amazima dufite isoko basta utwiraririyeho reka najya gukubita amaguru Imana iguhe nawe umwiraniro mwiza igihe navugaga ko napfushije ko mutavugaga ngo niraririye igihe mwavugaga umwana ko mutavugaga ko niraririye none muvuze yuko inzara yacitse mu rugo iwanjye n'ibiri karite mukarirarira Imana nawe iguhe umwirariro bizagana n'abantu bakunda
Imana ishimwe mumbwirire ngo ibyo bintu aba bagabo bari hano ndetse n'abadamu hari ikintu n'undi Imana igiye gukora muri aka kanya mushumba akayira kamwe niko konyine Imana yashigaje mu rwego rwo kugira ngo ivuge ngo ibwire John ntabwo ari ababyeyi babikoze si inshuti zibikoze si imiryango ibikoze si abo mukorana babikoze ahubwo umenye ko ari byo Uwiteka ubikoze Imana irangije yikirira impano mu kiganza cyawe cyo gusengera abantu badashaka bagashaka abatabyara bakabyara kugenda ko ari ikimenyetso gifatika pasi yari ahari imodoka nagenzemo mu bukwe yaturutse Oranje n'ikiganiro bakirebe ku bantu biri imodoka iva ngaha ikagera kiriya kandi harimo n'indege icunga ibintu by'umutekano mumbwire ngo Imana y'ibihimbi gisa n'ibiri originali batugirira neza umwe bapfushije umwe bavuga ngo nta kintu azageraho yahagarara imbere y'abantu ntabwo atura ijambo umuntu akaza agatanga ubuhamya ngo byaba icyo nicyo gituma yigumaho bavuga ati ma nibyo utarakora aka kanya ejo nabwo uzabikora mukomanga mubwire ngo ikizajya kikunanira icyatura ijambo aha ndashaka kubaza abana bagabo ukuntu iyo gatoya bara abantu bashaka gusengera umugisha kandi ukababa kandi uyu mugisha ndawatura mu minsi irindwi Imana yagivugana nawe guhuriza umuhanuzi kandi umuhanuzi usobanukiwe ibihe by'ubuhanuzi iby'iminsi 30-50 umushumba wanyu ubahanuzi nta kibazo genda ahantu muri iminsi 7 none wumva nanjye ufite impano uri kumushumba igira nk'indi Imana iminsi 50 aka kanya hari umutwaro uri bugere mu ni none agarejo sejogo aka kanya hari umutwaro uri bugere mu wakira telefone ivuga ngo ibi ngibi byamaze kuva mu nzu ishari rya mbere mw'abantu b'Imana yewe nemera uyu mugabo dore igituma wenda hari abantu bakurikiranye Zoom igenda tumirwaga byugisha iminsi 3 uyu mugabo yarahagaze turi kuri Zoom ndabyibuka abatabyibuka bagende muri YouTube ikiganiro kirimo babirebe kuri iyi Zoom yabo arangije aravuga ngo Pastor John ndi kubona Imana iguhaye ikintu bita umwana kuko ndabyibuka ari maze iminsi mike cyane madamu wanjye umwana ufite ndivamo haleluya urangije kwakira irindi jambo uravuga ngo ndi kubona umudamu wawe hari urugendo rwa misiyo agiyemo kandi rw'umugisha kandi reka mbwire biriya warabihanuraga hari uburyo ntabashaga kubishyikira utabishyikira ni gute hari igihe kigerwa kugira ngo abo bantu bagende muri misiyo bikagenerwa icyo bita igihe ariko nasanze Imana ibasha no kunyuranya ibintu urangije urabivuga kandi yaramaze umwaka umwe avuye reka guherera amakuru meza y'ubusiri gituma akomeza akagukunda kandi bakomeza no kwigira ku birenge byawe akomeza no gukorera Imana uyu mwaka asubirayo arayivuga twakiriye ubutumwa uvuga yuko agomba kugenda mu kazi ahubwo tuyizamurire icyubahiro Imana ikora Imana ivuga igishoboye gukora ibi yewe sinyagira isoni zo kubivuga yewe ntarashaka n'ikiriho kondisiyo nkimara kwirinda icyitwa ibyaha kiraho kondisiyo ndavuga ni yewe nintashaka umuzungu nzashaka umusirikare ubwo buhamya buri imbere y'imyaka 6 nirinda ibyaha sinabibabwira nujya gutereta umuzungu ntagira amahirwe tubakura ariko twajya kwa muganga tugasanga hari impamvu ushobora gutuma tutabana ubwo wakabaciye ugatereta undi muri Australia umuzungu n'icyongereza n'icyo ariko kirimo umutereta mwiza ariko wayoberwa icyongereza ukayoberwa n'icyo kwisabira urukundo birakunda fata uwa kabiri mukomanga mu mbere ngo hari igihe ugerageza bikanga mwabagabo muri aha ngaha
ndashaka umuntu mu bantu Imana ngiye gusengera ku kintu cyitwa amafaranga kugira ngo atandukane n'ibi ngibi ubizi neza yuko mu ikofi yawe hejuru y'ibi bintu bitsamo ariko ukaba ushobora kuyireba gutya ukabonamo amafaranga 15,000 ukavuga ngo aya mafaranga bitewe n'ibi bintu ndabitse aha ngaha ngifashe aya mafaranga hari umwuka ushaka gukubita ukavaho abarezi bagiye baroga ibintu byabo baroga ubucuruzi bwabo ndetse baroga ibyangombwa byabo muri uko ugiye gutangira gusenga ndasaba kugira ngo abantu babiri navuze batambuke baze hano imbere babiri ndashaka umuntu ufite pasiporo atambuka ahagarare hano pasiporo yawe wayigendanye uranga abandi reka tuzamure kuri ibi biganiro Mana data wa twese uri byose muri byose ndagusaba ukumirize ku maso yawe uhumirize ku maso yawe nemerere bapa kandi muri uko guhumiriza si uguhumiriza gutyo gusa ahubwo utekereze ureba ahantu wari ugiye guseba Imana ikagurisha ureba ahantu imiryango yari gutaha ariko ukajya kubona ukabona Imana ikumanye nawe ureba ahantu wari wabuze icyerekezo ariko ukabona Imana yongeye kuguhereza icyerekezo nurangiza ukomeze uzamura amaboko yawe kuko ikumva umwuka w'Imana umanutse muri aka ngaha zamura ku biganza ndagusaba kugira ngo uzamure ijwi ryawe ho gatoya usenge isengesho ryo kwereka Imana icyo uyikeneyeho cyihuta iryo jwi wowe rizamure nagira ngo ubwire ukwirwanya ntabwo akwitayeho kuko ndi kumva muri iki kirere buri wese Imana yohereje Mwuka Wera atangiye gukorana nawe Mwuka Wera kwemeza yuko ibyo uri kuvugana n'Imana igiye kugikora zamura ijwi ryawe reka uzamura ijwi ryawe usengera isengesho Imana ereka icyo waje ushaka cyihutirwa zamura ku ijwi ryawe kandi ndagusabye kuzamura ibiganza byawe hari imbaraga z'abarozi zari zihagutse ariko hari n'Imana igarutse hari Imana yongeye kubyibuka ntabwo abarozi barusha Imana yacu agaciro ntabwo abarozi barusha iyo duhamagaye agaciro zamuraho ku biganza byawe zamura ku biganza byawe reka uzamurire isengesho Mana data wa twese urakomeye ndagusabye kugira ngo usenge senga kuko hari umwuka w'Imana kumanutseho kandi aje guhumuriza umutima wawe hari umwuka w'Imana zo kunaniza imbaraga z'umwijima zajyaga zigutera zikakubuza ibitotsi zajyaga zigutera uburwayi bwo mu nda ikumva Imana ivugana nanjye hari abari bagiye kurwara pararize ariko Imana itangiye gucana uwo mwuka hari imbaraga z'abadayimoni zitangiye guta agaciro muri aka kanya zamura ku ijwi ryawe usenge ikumva Mwuka Wera atangiye kukugenderera topi enesika bire bonero mu izina rya Yesu Kristo izina rifite ubutwari n'ubushobozi izina rifite icyubahiro senga 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 ongera usenge ongera uzamure ijwi ryawe usenge zamura ku biganza byawe ndikumva hari ubucuruzi Imana imanuye hari imbaraga Imana imanuye hari imbaraga Imana imanuye mu izina rya Yesu Kristo urakoze ku bw'uyu mugoroba reka Imana yacu tuyikomere mu mashyi hanyuma ntarawereza umusumba mikoro ugihagaze ndashaka umuntu waturutse mu rugo akaza gusenga ariko akaza avuga ngo uyu munsi ndakizwa ukaba wumvise ijambo ry'Imana guhera mu gitondo kugeza aya masaha ubizi neza yuko utakiriye ukavuga ngo uyu munsi nawe ufashe icyemezo cyo gukizwa ubuzima bw'ubupagani ndagusezeye zamura ikiganza cyawe gusenge uvuga ngo uyu munsi nanjye ndakizwa kugira ngo ubu buzima ari uko nshaka gusezerera ndakizwa mbese ukagira ibintu urambika ukava mu byaha ukagira ubuzima uvuga ngo ndashaka gukizwa tera intambwe yawe utambuka yawe
bintu Kristo yatumye no kugira ngo hagire abantu bava mu byaha. Ibi byose ubona gukora ubanza kubwira, waba ufite amafaranga, waba utayafite, waba warashatse, waba utarashaka, ibyo wakwikora ibyo ari byo byose uracyafite umwenda wo gukizwa, uracyafite umwenda wo gukora ibyiza. Amen, aleluya. Reka natwe twongere dukomere Imana mu mashyi kubw'aba ngaba, tubizamurire haleluya. Ongera uzamure haleluya. Amen. Nukuri gutanga amafaranga tukishyura urusengero byatunezeza, kutugaburira dushonje byatunezeza, ariko nagira ngo nkubwire nta kintu na kimwe kinezeza Imana nko kubona umuntu yari ari mu byaha akareka ibyaha. Nta kintu na kimwe kinezeza Imana nko kubona umuntu yari ari mu buzima budashimisha Imana, ariko akavuga ngo uyu munsi mfashe icyemezo ngiye gukizwa, nanjye Imana itangira ikorane nanjye igendere mu buzima bwawe. Amen, amen. Aba bantu mubakunde, ni byiza yuko mu byo dukora tubona abantu batwiyungaho, ukabaganiriza, ukabakunda, kuko nabo baba bahisemo inzira nziza yo kwakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza. N'abantu mwere mufashe icyemezo cyiza ariko kigayitse ku bantu, ariko gishimishije ku Mana. Ahari byo mwabagamo na bagenzi babo bazamenya yuko mwafashe icyemezo, babanje kubera ko mutagihuje ibyo mwakoraga. Ariko nagira ngo kubwire n'ubundi mwinjiye mu muryango mwiza w'abantu b'Imana, abantu Imana ikorana nabo, abantu Imana ikunda, kandi nawe intambwe mutera muhore musaba Imana ibakomereze muri iyo ntambwe, kandi Imana izabagirira neza. Ni muri urwo rwego ushumba ndanezerewe ubw'aba bantu bakijijwe kuri uyu munsi n'umuryango Imana hari abantu uvuye mu maboko ya Satani, kandi mu Imana yadutu ni ibingibi binezeza Imana. Ndagushimiye, urabizi ko ukunda urukundo gukunda nahera mu gitondo bivuga akageza nimugoroba, ariko byonyine ukomeze kugukunda, kuvuga neza, uri mwiza. Imana ikomeze kukunezeza, genda kwikundira aho uzumva hose. Abantu bazaga bakubwira ati uvuga neza kubera uri mwiza, kandi ukaba cyakomeje gukorera Imana. Madamu yahoza kumva kuri radiyo nijoro ndakubitegewe biri muri shaka watangiye bizi ko biterwa, ariko nakanere ka mobipe abibone kuko tumukurikiye. Numva madamu akoze ijambo rikomeye, aravuga ati ariko uyu mugabo bwabo bwa kabiri akubonye turi kuri suku, arangije aravuga ati ariko uyu mugabo Imana ntabikunda. Uyu munsi twari kuzana, ariko biza kuba atari byiza, ariko ntabwo ari ibibi kuko nta kazi arimo, ariko n'abarakunda. Rero turagukunda kandi twifuriza ibyiza, kandi kirenze ukuboko kw'Imana kumwe nawe. Imana musubiremo ku Mwami Yesu, uvuga cyane ku Mwami Yesu. Turakwemereye Umwami w'Umukiza, umuyobozi w'ubugingo bwacu, kandi tukubereye abana mu izina rya Yesu. Amen. Imana ibamugisha, Uwiteka abagirire neza, nasoma umwanya wanyu mu izina rya Yesu. Uhereye umunsi muzongera gukora ibyaha ukundi, Uwiteka abanye namwe mu izina rya Yesu. Amen. Nimunyemere dushimire umukozi w'Imana John. Imana imugisha cyane, Imana imushyigikire, Imana imugirire neza. Ntabwo twifuza gutinda, turashimira abantu bateranye natwe kuri Zoom, hari n'abarimo baza, ariko reka nsabe iteraniro ryose dusa n'abahaguruka, mwihangane mu mpinzi ya tekinisiye iminota 5 gusa, mwihangane twese dusa n'abahagurutse gatoya. Imana ibamugisha mu izina rya Yesu. Kugira ngo twagize ibihe byiza, reka nongere mbasabe mu mavuta yanyu dushimire umukozi w'Imana John, tumukomere amashyi cyane menshi mu izina rya Yesu. Hanyuma ndagira ngo uwumva yabishobora